Ni umugabo wiberaga mu nzu ye wenyine, inzu yitaruye cyane izindi, umugabo wiberagaho ubuzima bwe bwite, akagira ubwuzu n'urugwiro, umusozi yari atuyeho bakamukunda kubi. Byari bigoranye cyane kumubona yiriwe mu rugo, umugabo wahoraga uhuze cyane, benshi bifuzaga kumusura ngo bamenye iwe mu rugo uko hameze, barebe umugabo bafata nk'icyitegererezo mu buzima bwabo uko abayeho. Uwo mugabo yitwaga Damiyani. Umunsi umwe mu basore biberaga muri karitsiye imwe na Damiyani yifuza cyane kumusura, agahora bimusaba. Bahurira mu nzira ati ndashaka kugusura, bahurira mu isoko ati ndashaka kugusura, agahora bimwibutsa buri munsi. Ariko Damiyani wahoraga uhuze cyane ati rwose nta kibazo, nzashaka akanya umunsi nzaba niriwe mu rugo nzagutumaho uze unsure. Umusore wifuzaga kuzagera mu rugo rwa Damiyani yari yarumvise amakuru y'uko Damiyani mu nzu ye hari ibyumba 3 bidasanzwe, ariko bose babaga bifuza kumusura ngo bamenye iby'ibyo byumba 3 bidasanzwe, bamenye impamvu ibyo byumba byitwa ibidasanzwe, n'iki kibitse muri ibyo byumba, n'iki gituma ibyo byumba bitandukana n'ibindi. Umusore rero byaje kumuhira, Damiyani amutumaho amubwira ko afite umwanya yiriwe mu rugo, noneho abishatse yamusura. Umusore aritegura, arakaraba, yambara neza, ajya gusura Damiyani. Damiyani nawe wibereye mu rugo mu ipantaro y'itiriningi y'umukara, isengeri y'umweru hejuru, wambaye ibirenge, afite icyayi mu ntoki. Yumva umuntu arakomanze, Damiyani ajya gukingura, barasuhuzanya. Damiyani azanira wa musore icyayi, baricara baraganira. Bidatinze koko nk'uko wa musore yabikekaga, abona hirya hari ibyumba 3 bifite imiryango isa ukwayo, imiryango itandukanye n'indi, isize irangi ridasa n'iry'indi miryango. Niko kubaza Damiyani ati biriya byumba kuki bidasa nk'ibindi, kuki ari byo byonyine bisa ukwabyo, bisize irangi ridasa nk'irindi? Damiyani ati nari mbizi kuri bumbaza iki kibazo, buri wese winjiye iwanjye abashaka kumenya ibya biriya byumba 3. Damiyani ati biriya byumba 3 ngwino tugende mbikwereke. Damiyani aramufata, aragenda, afungura umuryango w'icyumba cya mbere. Icyumba cyari kirimo ibintu bisa n'iyarara, kirimo ibitabo bishaje, cyari kirimo amafoto y'abantu bamwe na bamwe, abantu bakuze, abatoya, cyari kirimo inyandiko, cyari kirimo imyenda ishaje, inkweto zishaje, ibikoresho bishaje, ibishushanyo bimanitse ku nkuta n'ibindi byinshi bitandukanye. Cyari icyumba byagaragaraga ko cyanduye cyane. Damiyani afungura ikindi cyumba cya kabiri. Icyumba cyari kirimo ibintu bitondetse ku murongo. Icyumba cyari kirimo nacyo amafoto y'abantu batandukanye, imyenda n'inkweto, impapuro z'akazi, ibyangombwa bitandukanye, imfunguzo ndetse n'ibindi. Ibintu wabonaga ko bifite isuku, bitandukanye n'ibiri mu cyumba cya mbere. Icyumba cya gatatu cyo cyari kirimo ibintu bike cyane, gusa bisa nk'ibihenze, ibitabo bisa nk'ibiremereye. Damiyani amaze gutambagiza wa musore muri bya byumba 3, aramubwira ati musore, ibi byumba 3 ubonye nibyo bisobanuye ubuzima bwanjye. Icyumba cya mbere wabonye cyuzuyemo umwanda, cyuzuyemo akajagari, gisobanuye ahahise hanjye, gisobanuye ubuzima bwahise nanyuzemo. Amakosa yose nakoze mu buzima bwanjye bw'ahahise abitse muri kiriya cyumba. Inshuti mbi nagize ntagikeneye mu buzima bwanjye uyu munsi ziri muri kiriya cyumba. Ni nayo mafoto y'abantu bamwe na bamwe wagiye ubona. Amahirwe napfushije ubusa yose ari muri kiriya cyumba. Kiriya cyumba gisobanuye byinshi nanyuzemo ntagikeneye mu buzima bwanjye. Rero icyo mbonye ntagikeneye, icyo mbonye kitagifite agaciro, ikitakimfitiye umumaro mu buzima bwanjye, cyose nkijugunya muri kiriya cyumba cya mbere. Ni icyumba gihora gifunze akenshi na kenshi, gifungura iyo mbonye hari icyo ntagikeneye nshaka kujugunyamo. Hanyuma icyumba cya kabiri wabonye ni icyumba cy'igihe ndimo uyu munsi, nibwo buzima bwanjye mbamo buri munsi, gisobanuye umuryango mfite uyu munsi. Ni icyumba kirimo inshuti zimfitiye akamaro uyu munsi, ni icyumba kirimo intego n'ibitekerezo byanjye uyu munsi, ni icyumba gihora gifunguye kuko gisobanuye ubuzima bwanjye bwa buri munsi. Niyo mpamvu wabonye gifite isuku, kirimo ibitondetse neza kuko nkibamo, nkiraramo, nkirirwamo n'ubuzima bwanjye. Hanyuma icyumba cya gatatu ni icyumba cy'ahazaza hanjye, kirimo imishinga mfite iri imbere, kirimo indoto n'intego byanjye by'ahazaza. Ni icyumba kirimo amashusho agaragaza uwo nifuza kuzaba we mu gihe kiri imbere. Ni icyumba cy'ahazaza hanjye. Icyumba cya gatatu wabonye singituyemo, ariko ngisura buri munsi, ngisura kenshi gashoboka kuko aricyo kinyibutsa ko mfite intego ngomba guharanira, intego ngomba kuzageraho mu gihe cy'ahazaza hanjye. Kinyibutsa ko hari uwo ngomba kuba we, ngomba guharanira, ngomba kurwanira, ngomba gukorera umunsi ku munsi. Umusore abaza Damiyani ati none se biriya bintu by'imyanda n'iyarara utagikeneye mu buzima bwawe biri muri kiriya cyumba cya mbere, icyumba kibitse mu buzima bwawe bw'ahashize, kuki utabitwika ngo
ngo bive mu nzira. Damiyani arongera ati impamvu biriya bintu byose by'ahashize hanjye, amakosa nakoze mu gihe cy'ahashize, umwanda nanyuzemo n'akajagari mu gihe cy'ahashize, impamvu ntashobora kubitwika nuko bindinda kwibagirwa aho nanyuze, kugira ngo mu gihe ndimo uyu munsi ntazongera gukora amakosa nk'ayo nakoze mu gihe cyashize. Damiyani ati rero nawe uracyari muto, ibi byumba bitatu ni ingenzi mu buzima bwawe. Icyumba cy'ahashize kirimo umwanda, kirimo iyarara, kirimo amakosa, kirimo kwicuza n'ibindi nk'ibyo, ibintu bitakiri ngombwa mu buzima bwawe, ibintu bisa nk'umwanda ariko ntabwo ari ngombwa ko bikugumira mu buzima. Niyo mpamvu ukwiriye kugira icyumba bikingiranamo, icyumba bifungiranamo ku buryo bitabasha gusohoka ngo bikubuze amahoro mu buzima uri kubamo uyu munsi. Inshuti zawe utagikeneye, inshuti zitakigufitiye umumaro, inshuti mbi wagize, abaguhemukiye, ibyo ubona bisa nk'amakosa birimo kwicuza, ni ngombwa ko bifungirana mu cyumba cyawe cy'ubuzima bw'ahashize ku buryo bitazongera kukuderanja mu buzima bwawe urimo uyu munsi. Hanyuma kandi ni ngombwa kugira icyumba cya kabiri, icyumba cy'ubuzima bwawe urimo uyu munsi, icyumba gisobanura umuryango ufite none, icyumba kirimo inshuti zigufitiye akamaro uyu munsi, icyumba kirimo akazi ukora uyu munsi, icyumba gisobanura karitsiye n'igihugu utuyemo. Ni byiza ko gihora gisukuye ukacyitaho umunsi ku munsi. Hanyuma icyumba cya gatatu aricyo cy'ahazaza hawe kigomba kubikwamo inzozi zawe, nicyo kirimo ibyifuzo n'indoto zawe. Nubwo utagituyemo ariko ni byiza kugisura buri munsi ngo utibagirwe icyo urimo uharanira kuzageraho mu gihe kiri imbere. Umusore amaze kumva ibyo bisobanuro yatashye yiyemeje kugira ibyumba bitatu bifite ubusobanuro mu buzima bwe. Inama y'umunsi: nawe gira ibyo byumba bitatu, icyumba ubikamo ubuzima bwawe bw'ahashize, amakosa y'ahashize, inshuti utagikeneye, byose ubishyire muri icyo cyumba cy'ahashize, ubikingiranemo ntibizongere kukubangamira mu buzima bwawe urimo uyu munsi. Hanyuma kandi ugire n'icyumba cy'ahazaza, icyumba kirimo intego zawe, icyumba kirimo icyo wifuza kugeraho n'icyo wifuza kuba cyo mu gihe kiri imbere.